ubibona bahita bakubwira ngo congratulation, your withdraw of Rwandan francs 7,100 is being processed and you will receive your funds in a moment. Urakira amafaranga yawe mu gihe gito. Kadutegereze turebe SMS. Nk'uko ubibona ngaya amafaranga ahise ngeraho, nta n'umunota uciyemo nta n'umunota kabisa. Ngaya hano rwose, ngaya amafaranga yangezeho. Ni ibintu byiza cyane rero. Nk'uko ubibona aya ni amafaranga ahise angeraho aka kanya aturutse kuri Fruiterwave Rwanda Limited. Barakubwira ngo your balance is ngaya amafaranga yangezeho. Mwe mwari mufite impungenge rero byakemutse. Nizere ko nta kindi kibazo. Nta kindi kibazo kabisa, ibintu ni neza. Ubwo ikindi kibazo ubwo wambwira. Wowe urebye iyi video uhita unyandikira kuri iyo numero ya WhatsApp nabahaye, ubundi mufashe kwinjira. Ibintu byabaye sawa, mukomeze kugira ibihe byiza. Muraho neza. Nk'uko mubibona tugeze muri cya gice cya kindi mukunda muri benshi, mukunze kubimbaza muri benshi. Mwashatse uburyo babikuza ku iyi application. Mutumye nyine nyikora, ni benshi bamaze kubimbaza, niyo mpamvu nje ngo mbafashe mumenye ngo babikuza ute. Gusa mutumye mbikora igihe nari narateganyije, reka mbikore kugira muyizere neza, kambikuzaho makeya murebe ngo ibi bintu bikorwa bite. Nk'uko mubizi nabahaye uburyo bwinshi bwo kuyingizamo. Ni menshi, ni byinshi. Hari uburyo bwinshi bwo kwinjizamo, ushatse wanabitsaho, ni uburyo bwinshi butandukanye. Gusa hari benshi ninjijemo. Hari muri team, urabona ko hari level 3. Iyo utumiye umuntu ubwo aba ari kuri level ya mbere y'aba active, ngaya amafaranga baguha amafaranga sanze yabereke. Baguha amafaranga ibihumbi 2,000 kuri buri muntu, 2,700. Ubwo iyo winjije abantu batatu aba ari 8,100. Kuri timu ya kabiri iyo winjije, urabona ni level 3. Iyo winjije umuntu nawe akinjiza undi, ubwo bugiye kuri level ya kabiri. Uwo muntu winjije akinjiza undi ahabwa 6. Wowe uwo winjije akinjiza undi muntu bamuha bya 2,700. Wowe winjije uwo ngo winjije undi nawe bakaguha 6. Kuri level ya gatatu ubwo wo winjije akinjiza undi, n'uwo yinjije akinjiza undi. Uwo winjije undi bamuha 2,700, ukurikiyeho bakamuha 6, wowe bakaguha 600. Ni ibintu by'uburyohe rero, kutabikora ni igihombo. Hari ubundi buryo bwa spin. Iyo ukimara kwinjiramo hano, uza hano handitse spin and win, ukakanda, haza utuntu tubiri. Hari kano kambere ka spin now na ka free spin. Icyo nakusaba nuko wakirinda gukoresha ino spin now, ugakoresha ino free spin. Iyo ukinjira urahakanda ugategereza kambembere nk'ubanyuriramo, kugira buri wese amenye ngo bikorwa bite, nyine hatazagira uvuga ngo yabuze uburyo akorera amafaranga. Hano handitse free spin rero haba hasa ubururu. Iyo hasa ubururu ubwo ntabwo urayikina, ukakanda ikizengurutsa aho iguye. Ubwo nibiguye hano mu 10 n'urugero, aha mu 10 hano baguha 110. ubwo muri 40 nawe urabyumva. Aha muri 40 ni 440, mu gihumbi ubwo urabyumva. Muri 5 ubwo ni 55 gutyo. Urumva ni amafaranga menshi. Ikindi ukora rero wamenya nuko hari ubundi buryo bwitwa, hano ushobora no kubetinga n'iki. Hano muri free shop uraza ukakanda. Iyo wakanze hakaza kano kantu akakanditseho WhatsApp earn, urakanda usangamo product zitandukanye. N'iyi ni product y'isaha. Uraza ukakanda hano kuri download, ukafata iyi product ihita yisevinga kuri phone yawe.
iyo umaze kuyisevinga kuri phone yawe uragenda ukayishyira kuri WhatsApp status. Iyo imaze kugera kuri WhatsApp status urategereza isaha wayishyiriyeho ugacungana n'isaha. Niba uyishyizeho nonaha saa 9:18, ejo saa 9:18 ugahita ufata screenshot urebye views yagize nyine ziba ziri kugaragara ukazerekana, none ukaza ugafata hano ukandikamo nimero yawe ya WhatsApp wakoresheje na views iyo status yagize, noneho hano ugashyiramo file ugashyiramo iyo screenshot. Amafaranga kuri views ni 110 ya ubwo urumva niba ari views 10 ubwo ni 1000 gutyo gutyo ya. Ahandi hantu wakorera amafaranga hari hano ads, ureba ads ukinjiza. Hari hano TikTok ureba utu video ukinjiza. Hari hano kuri YouTube ureba utu video ukinjiza. Ni ahantu henshi n'izi review ushobora kureba gukora ibibazo bingahe 6 byonyine ukinjiza amafaranga menshi cyane ya. Turebe nk'urugero kadukore kano kamwe ko kuri YouTube turebe ngo bigenda bite ya. Sorry hano ndabona videos uyu munsi nazisoje ya, gusa nyine uyu munsi nari nakoze niyo mpamvu na TikTok nari nayikoze gusa ntacyo. Aho nari nakoze ni hese n'ahandi. Aha mbereke akandi kantu k'ubwenge mutari muzi. Hano subiye hano kuri dashboard uraza hano hejuru, hano hari timetable. Iyi timetable ikwereka ngo uzagira ikintu ukora ryari. Uyu munsi turi kuwa gatanu nako ku isabato ubwo hari YouTube, hari video zo kuri YouTube zonyine nizo nari nemerewe gukora nazikoze, niyo mpamvu ya. Ubwo yo wazisoje rero ubwo nta kiba gisigaye, ubwo twebwe katurebere hamwe igice cyo kubikuza. Ubikuza ute rero ya, nk'uko ubibona uraza ukande aha ku tudomo 3. Aha kandi ubereke neza aha ku turongo 4 I think turongo 4 utu uhakande. Iyo umaze kuhakanda rero nta kindi uhita ukora, uhituza ahangaha sorry ahangaha yangaha hano handitse withdraw, murahabona withdraw, ukaza ukahakanda ya. Hari uburyo bwa withdraw YouTube, withdraw YouTube, withdraw videos, withdraw game and withdraw TikToks, withdraw social, withdraw history ya. Uhituza ugakanda hano handitse withdraw hano hambere, hano ukahakanda urategereza ya. Barakubwira ngo can reconfirm this the number that will save money. Once you confirm this message will disappear. If this is not the number to save money, kindly contact customer care. Withdraw your balance here automatic. Ni ibintu biri automatic, ni ibintu biri automatic birikora. Ahangaha iyo udashaka ko iyi nimero wenda warayibeshye cyangwa atari ugishaka uhita uhamagara cyangwa ukandikira abakozi babo. Hano iyo ushaka kubandikira kanze mbereke ngaha ukanda n'ubundi ku tudomo 3 wamara kuhakanda ukaza hano hasi hano ngaha murahabona handitse contact us mukavugana ya. Hano rero ngiye gushyiramo amafaranga gashyiramo wenda 7,715 ukaza ugakanda ahangaha handitse withdraw turebe ukahakanda urategereza. Sorry nibagiye gushyiraho ayo gukata, bakata 600 barankata 608. ubwo hano ndashyiramo 7 n'ijana 7 n'ijana gutya okay. Urategereza hano hakivivura, hano handitse verifying. Iyo hamaze kwivivura biba bibaye. Tegereza abanze hivivuye urahita ukanda ahanditse withdraw hakande
utegereze. Ya nk'uko ubibona bahita bakubwira ngo congratulation your withdraw of Rwandan francs 7,100 is being processed and you will receive your funds in a moment. Urakira amafaranga yawe mu gihe gito. Kadutegereze turebe SMS. Nk'uko ubibona ngaya amafaranga ahise angeraho nta n'umunota uciyemo nta n'umunota kabisa. Ngaya hano rwose, ngaya amafaranga yangezeho. Ni ibintu byiza cyane rero nk'uko ubibona aya ni amafaranga ahise angeraho aka kanya aturutse kuri Forterwave Rwanda Limited. Barakubwira ngo your new balance is ngaya amafaranga yangezeho. Mwe mwari mugifite impungenge rero byakemutse, nizere ko nta kindi kibazo. Nta kindi kibazo kabisa, ibintu ni neza. Ubwo ikindi kibazo ubwo wambwira. Wowe urebye iyi video uhita unyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp nabahaye, ubundi mufashe kwinjira. Ibintu byabaye, sawa, mukomeze kugira ibihe byiza.